mbibutsa ko igitondo kimwe tuzabona umwami Yesu kandi Yesu azagaruka cyane. niyo ntego hari indirimbo naririmbye ivuga ngo Yesu azagaruka kujana abe adukure muri iyi si. hari umunsi umwe narose ndyamye mbona ko itorero rigenda riva muri iyi si reka mbakopeza ako kantu abatazi ko tuzoja mu ijuru cyangwa se abavyirengagiza ukora ibyo uhaye ukora ariko ijuru rirahari tuzabona umwami Yesu kandi igitondo kimwe cyangwa umugoroba nimba ari umugoroba ariko nje baza ntekereza kuko Yesu azoza ko mukabwibwe uko nugutekereza kwanje niko nzangereranya undi munsi kavuga ngo niyende azoza cyagihe mu rukerera abantu bose ari agahwerezo niko nzatekereza ko mu bitekerezo ariko icyo ntazi sinzi umunsi ariko icyo nzi nuko Yesu azagaruka umunsi tutazi inzangereranya ariko icyo nzi neza nuko data azagaruka. Imana ibampera umugisha gutaramana nanje uyu munsi no kumva izi ndirimbo nagiye nzicamo ngenda mpandirimba nzicamo ariko ari ukugira ngo dutaramane namwe kandi mutekereze kuko Yesu azagaruka. Abataramanye nanje n'ababanye nanje Imana ibampera umugisha muzamukomeze mukurikirane indirimbo zanje n'ikiganiro nzakomeza nganira ibiganiro byinshi nibiganisha mwivuga butumwa ryanje kora. Nitwa Nyabitangare kuko mubizi ndi umuririmbyi niko kazi nkora ndi umuvuga butumwa nako niko kazi kanje. Murakoze cyane. Hari indirimbo yo gushimisha ivuga ngo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twiheze. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Dukunde Yesu dukunda turi bato, yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine, yaduhaye n'ababyeyi badukunda baturera neza. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. None baba badutafunira itabi, amajosi n'amaboko byuzuye impigi, byose umwami Yesu yabidukuyeho nuko aduha amahoro. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Iyi ndirimbo abantu benshi baza bayiririmba ariko ntibayirangize, igira ikindi gitero ariko abantu benshi ntibakizi kivuga ngo Satani giza kataraboneka, ntabwo ateze kugera muri iri torero, habe no kurota yuko yahagera kuko atinya Uwiteka. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Izi ni indirimbo rero abantu bagomba kumenya. Kunze kumva iyo ndirimbo bayiririmba ariko ntibayisoze kubera kutamenya ibindi bitero zayo, ariko ico gitero abantu benshi ntibakizi. Murakoze cyane. Labda siku hiyo ni karibu, nitakapo kwenda nitahama, sitaona tena majaribu, nitajazwa na kumutazama. Utakuwako huko
katika mkutano wa Kristo, uko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Lango la mbinguni wazi sasa, Yesu amenifungua kwako. Utaweza kuokoka sasa, usiachiri sheria yako. Iyo ni indirimbo imwe naririmbye muzo maze gusohora zasohotse. Iyo ndirimbo yafashije abantu benshi kandi igera ku mitima y'abantu benshi. Nagiye nakira ubuhamya bw'abantu benshi, ngenda nakira abantu benshi bagenda bampamagara bambwira kuko iyo ndirimbo hari kintu yakoze mu mitima yabo, hari ico yahinduye. Niyo mpamvu bakundisha zino ndirimbo kugira ngo namwe zizazibagirira umumaro, muzikundi. Ndabizi neza kuko izi ndirimbo ni inyigisho kandi ni indirimbo zizabazahura zikabageza ahantu mukaba abantu bakomeye. Niyo mpamvu nzashaka ngo abantu benshi izi ndirimbo bazimenye kandi bazikunde, kuko ni indirimbo z'umwimerere kandi ni indirimbo zifasha umugenzi uhaje mu ijuru zikamukomeza. Hari indirimbo nyinshi cyane zo ku mpapuro abantu benshi bagenda baririmba. Hari indirimbo ivuga ngo wakati Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi, upepo mwingi ukatokea, ni mu rugendo rw'umukiza ndasiganirwa aho Yesu ari. Ndashaka kugera i Kanani ngo twimane ya ngoma ye. Nimbona ndeze wa musozi zaririmba Hosiyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hosiyana. Mfite urukumbuzi mu mutima rwo kuzumva izina ryanje risha, rihamagawe n'umukiza nzaryumva kandi nzagitaba. Nimbona ndeze wa musozi zaririmba Hosiyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hosiyana. Yasigiye isezerano kuko atazasiga namba, kandi uko se yamukunze ni kwa nkunda je munyabyaha. Nimbona ndeze wa musozi zaririmba Hosiyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hosiyana. Izo ni indirimbo zagiye zimfasha mu bitaramo, kanezerwa kumva umutima wanje ugeze ahantu hakomeye. Buriya rero hari igihe umuntu aririmba ariko kubera amasoni n'ubwana ukumva ibintu ariko bigasa n'ubibise nk'ahantu, ariko bikazagera igihe bigasohoka bigakora. Umunsi umwe zumva impanda ya Yesu irangurura hejuru mu bicu, nzaguruka tambagizwera banambike ubwiza kubwe. Izo ni indirimbo nagiye numva nkiri umwana, zimwe sinkizibuka neza, izindi kazibuka, ariko kubera kuzikunda inza nziga kugeza nzimenye. Yasaza zakujana be adukure muri isi, azadukiza urupfu tuje kubana nawe mu ijuru. Yasaza zakujana be adukure muri isi, yasaza zakujana be adukure muri isi, azadukiza urupfu
tuje kubana nawe mu ijuru. Yesu azaza kujana be adukure muri iyi si, azadukiza urupfu, tuje kubana nawe mu ijuru. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Yesu azaza kujana be adukure muri iyi si, azadukiza urupfu, tuje kubana nawe mu ijuru. Iyi ni indirimbo y'umugabo umwe ngo ni Rushema. Uwo mugabo ni umugabo utuye mu Rwanda. Numvaga indirimbo ze zikamfasha, zikanezeza cyane. Iyi ndirimbo nayumva nkayitegera cyane, nkumva iramfashije kandi akayiririmba kumva umutima wanje uranezerewe. Hari indirimbo nyinshi zagiye zifasha nkagenda mbaza abaziririmbye nkabakurikirana cyane. Iyi ndirimbo nayo izimfasha iyo nitegereye. Murakoze cyane kudukurikirana no kumva izi ndirimbo. Mukomeze mufashwe kandi mukomeze mwumve igitaramo cy'abana b'Imana. Mwibuke ko tuzaja mu ijuru. Hari umunsi n'igitondo cyiza cyangwa se umunsi mwiza tuzabona ubwiza bw'Imana. Ibi byose bizaba birangiye tuje kubona umwami Imana. Ariko ibyiza ibi byose ni ukugira ngo twibukanye kandi dukomeze urugendo rwo kuja mu ijuru. Ndabibutsa kuko tuzoja mu ijuru igitondo kimwe. Ndabibutsa kuko tuzaja mu ijuru umunsi umwe, nimba ari nimugoroba, nimba ari mu gitondo, nimba ari ku manywa. Ariko icyo nzi neza nuko data azagaruka kandi akaza kutujana mu bwami bw'Imana. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ese ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukoraga Burahamu ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Imana ikomeze ibagire neza kandi ibahe umugisha kudukurikirana no kubana natwe. Imana ikomeze ibagire neza. Iki ni igitaramo cyo kubibutsa no kubakumbuza ijuru, kuko ijuru rihari. Abibagiwe mwibuke, abatakibitekereza babitekereze. Ibyo umuntu wese azaza akora buri gitondo n'amanywa, ariko uzawibuka kuko hari umunsi ijuru rizarabagirana ubwiza bw'Imana. Yesu akimurabe akabavana muri isi. Murakoze cyane. Ukwenu umugeni barahamagara bati ngwino, niba nawe uzumvise hamagara uti ngwino. Amina wibe bityo dorarazana n'ibicu, amaso yose azamureba nanone. Ame ame. Umukwe n'umugeni barahamagara bati ngwino, niba nawe uzumvise hamagara uti ngwino. Amina bibe bityo dorarazana n'ibicu, amaso yose azamureba nanone. Ame ame. Izi ndirimbo rero ni zimwe mu zo naririmbye. Iyi ndirimbo narayiririmbye ariko ko ndayikorera amashusho vuba cyane, muzayibona mu mashusho nisohore muyikurikirane. Si ni indirimbo zagiye zifasha muri urugendo ngenda ndirimba. Narizirimbye mu biterane byinshi, mu bitaramo byinshi, ahantu henshi hatandukanye.
na hano ndaziririmba cyane ahantu henshi ntaramiye zikamfasha ngashaka ngo n'abandi baza baziririmba ntabwo ari ugupfa kuririmba ahubwo tuza turirimba kugira ngo dutegere kandi dufashe n'ingamba kugira ngo zizatugeze ahantu hakomeye. Asante cyane, izi ndirimbo zibakomeza kandi zibagirire neza. Asante. Hari indirimbo za wokovu n'indirimbo zo gushimisha zagiye ziririmbwa n'abantu benshi, zimwe ni zahimbwe n'abantu benshi bazi, njyewe simbazi ariko kaba bazi baza bagenda bavuga bakavuga ngo iyi ndirimbo yaririmbwe na naka ico gihe umuntu agatekereza indirimbo akaja mu mwuka yasenga akumva indirimbo iraje akayandika akayiririmba. N'ubu nizo dukomeza turirimba kugira ngo abantu benshi bafashwe. Hari indirimbo nza nkunda kuririmba ariko sindayisohora, ariko iri muri gahunda kuko ngiye kuyisohora. Abazaba baratandukanijwe bazabonana bekongera kubogoza amarira bagubwe neza. Abazaba baratandukanijwe bazabonana bekongera kubogoza amarira bagubwe neza. Ubutumwa bwiza nibuhetura isi yose, ubutumwa bwiza nibuhetura isi yose. Umwami azashoka azabidatinze atujaniwe. Ubutumwa bwiza nibuhetura isi yose. Umwami azashoka azabidatinze atujaniwe. Umuseke utangiye gutambika wewe ku mwijima. Umuseke utangiye gutambika ugiye guca. Umuseke utangiye gutambika wewe ku mwijima. Umuseke utangiye gutambika ugiye guca. Abazaba baratandukanijwe bazabonana bekongera kubogoza amarira bagubwe neza. Izi ni indirimbo zagiye zifasha. Iyi ni indirimbo ya kera nazaga numva, nigeze kumva umuntu ayiririmba kera ayiririmbye ndafashwa ariko tayizi, inza kubimenya ndayitekereza iyo ndirimbo ngenda nitekerezaho ndayimenya. Ubu mfite umugambi wo kuzayiririmba kayisohora kayishira hanze abantu benshi bakazayumva kandi namwe izabafasha. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Bamagarira abana Sawuli bagaruke ku murimo Imana yabahamagariye. Bamagarira abana Sawuli bagaruke ku murimo Imana yabahamagariye. Bamagarira. Iki ni igitaramo paye mbibutsa ibi ni ibihimbano nagiye numva kera nkiri umwana, nza ngenda mbigarura kugira ngo kumbuza abantu mbibutse ibihe byiza by'Imana, mbibutse ibintu byiza by'Imana. Haitoshi imekuwajibu kwa kila mwanadamu awaye yote. Elimu nyingi haitoshi bila Yesu. Watoto wengi hawatoshi bila Yesu. Na utajiri hautoshi kabisa bila Yesu. Uache Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze hata kutosha kwa mahitaji yako elfu. Ni jina pekee duniani na mbinguni linaloweza kukutosha kwa chochote. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho.
katika tumebarikiwa hata mwisho. Ndashaka kubakumbuza izi ndirimbo kandi mbarangira aho muzaza muzikura. Muzamwandika muje kuri YouTube, mwandike Nyabitangari, muzagenda mukurikirana indirimbo zizagenda zisohoka zose, indirimbo z'igiswahili, indirimbo zo ku mpapuro, indirimbo za kera zose, abatazizi bazagenda bazikura aho hantu. Rero muzakomeze mudukurikirane naho hantu muzaza muzikura. Izi tugenda turirimba, hariho zimwe tumaze gusohora n'izindi tutarasohora. Na penye kisima cha reki upange na upumuzike, uketi kivulini mwake na moyo utaburudika. Kisima chema cha maji safi, hakika ukiata milele. Ni heri yangu napumzika, na roho yangu inatulia. Uliye na kiu rohoni, ukinyongojea njiani, ufike kisima cha maji kilicho na afya uzima. Kisima chema cha maji safi, hakika ukiata milele. Ni heri yangu napumzika, na roho yangu inatulia. Mwangamberi gicucu ya mbere y'ubuhungiro, ambere itara nijoro ya mbere y'ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Ntabwo zavaho Yesu ari ya mbere y'ubuhungiro, nawe ntazambemukira ya mbere y'ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Mumvura mbere ubwugamo ya mbere y'ubuhungiro. Tanubwo imivi ndemana ya mbere y'ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye ya mbere y'ubuhungiro. Mukomeze mufashwe. Iki ni igitaramo cyiza mbashije gusangiza abantu. Iki gitaramo mbakumbuza izi ndirimbo, mbakumbuza ibitaramo, mbakumbuza ibihe byiza by'Imana, by'ubusabane bw'Imana no kubana n'Imana. Ariko cyane mbibutsa ku igitondo kimwe tuzabona umwami Yesu, kandi Yesu azagaruka cyane. Niyo ntego, niyo ntego. Hari indirimbo naririmbye ivuga ngo Yesu azagaruka kujana abe adukure muri iyi si. Hari umunsi umwe narose ndyamye, mbona ko itorero rigenda, mbona ko itorero rigenda riva muri iyi si, riva muri iyi si. Reka mbakopeza ako kantu. Nibwo munsi namenye kuko tuzaja mu ijuru. Cyane cyane menya kuko abera bazava muri iyi si. Nukuri hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mbona abera bazamugwa bavanwa muri iyi si
bagenda nk'abaririmba bafite umunezero. Narabibonye umunsi umwe twarataramye dutaramye, ndagenda nje kuruhuka ahantu kujya abantu baza batarama, mwaruha mukaja kuruhuka. Njyamye nite hasi, mbona kuko itorero impanda ivuga, mbona kuko abera bazamuka, mbona amahanga yose, indimi n'imiryango, abera bose bazamuka imbere y'Uwiteka Imana. Mbona ko bazamuka umusozi, mbona ko hashingwa sente zibiri mu misozi, kaza mbona zihazicuranga zonyine. Narebye umucuranzi ndamubura, nabuze umucuranzi uhaye ucuranga izo za sente, ariko nkabona izo za sente ziri mu misozi ibiri iteganye, ariko zigacurangira ba bantu bazamuka umusozi. Mbona amahanga yose, indimi zose, kayandi ribizivuga ngo watatoka milima, watoka mabonde, kufika kwa Mungu Baba. Iyo ndirimbo narayeme, n'uwo munsi nayibonye. Kufika kwa Mungu Baba, kuvikwa mavazi safi, kuona Mwokozi wao, yeye aliyewafilia juu ya msalaba. Watakusanyika wengi, ngicho igitero natekereje, watakusanyika wengi, watoka mahali. Ndanezerwa n'uwo munsi nabonye kuko ijuru n'ukuri kose Yesu azaza, kandi uwo munsi hazaba ibintu bikomeye. Nabonye ko isi yose iguduka, mbona ko binuka mu mibande bashinga umusozi. Mbona ko umuntu ambwira ngo nizamuka umusozi ngo nimara ngo nterere abantu ngo abantu indirimbo. Ngo mara ndazamuka, mbona mpagaze hagati y'umusozi, hagati nkugiye kurenga ariko ntaraja kurenga. Noneho mbona ko umuntu ambwira ngo nintere indirimbo, ngo niterere bano bantu baha bazamuka uyu musozi, ngo iyo ndirimbo ngo niyo bagiye kuririmba. Mbona ko ntera ya ndirimbo, mbona ko abantu biruka bazamuka kuri wa musozi. Indirimbo ivuga ngo Yesu niwe nzira ijayo, ngo niwe uzadushikanayo, ngo kandi niwe zuba ryaho, ngo niwe muco uzuhamurikira. Amaze mbona uko abantu biruka ku musozi bazamuka, bazamuka, kabona bamwe barenga, abandi bari munsi, abandi bageze hagati. Mbona ko igicu neza kimanuka kuri wa musozi. Mbona ko hamanukamo umuntu wera cyane, wambaye umwenda wera, nariko mbona asa nka kujya kumugeni. Arambwira ngo ndori itorero ukuntu rizazamuka rivuye ku isi, ngo nukuri zagenda, itorero nukuri zagenda, abera b'Imana bazagenda. Arambwira ngo Yesu ari hafi kugaruka, ariko arambwira ngo ndori itorero nuko itorero rizagenda rivuye muri isi. N'uwo munsi namenye ko tuzoja mu ijuru. Natekereje bino bintu, yemwe tuzoja mu ijuru. Tuzoja mu ijuru. Niteye hejuru ndabyuka nsubira mu gitaramo ahantu narindi, ndicara nanirwa kuvuga, nanirwa kugira ndakomeza gusa ntekereza ibintu mbonye muri ako kanya nari ngiye kujyana. Sinanasinziriye, nikojeje hasi, mbona ko ico kintu kiza byarangiye. Niteye hejuru ndasura kandi nsanga abandi baracataramye, ariko hasigayemo abantu bakeya. Ndasura kandi ndabyuka ndagenda nsubira mu gitaramo ngo shike ndicara, ariko nkomeza ntekereza ibintu mbonye. Ivyo bintu byaje inshuro zitatu zikurikirana. Abatazi ko tuzoja mu ijuru cyangwa se abavyirengagiza, ukora ibyo uhaye ukora, ariko ijuru rirahari, tuzabona umwami Yesu. Kandi igitondo kimwe cyangwa umugoroba, nimba ari umugoroba, ariko nje baza ntekereza kuko Yesu azoza ko mukabwibwe. Uko nugutekereza kwanje niko nzangereranya. Undi munsi kavuga ngo niyende azoza cyagihe mu rukerera abantu bose ari agahwerezo. Niko nzatekereza ko mu bitekerezo, ariko ico ntazi sinzi umunsi, ariko ico nzi nuko Yesu azagaruka umunsi tutazi. Inzangereranya, ariko ico nzi neza nuko data azagaruka. Imana ibampera umugisha gutaramana nanje uyu munsi, no kumva izi ndirimbo nagiye nzicamo
ngenda mpandirimba nzicamo ariko ari ukugira ngo dutaramane namwe kandi mutekereze kuko Yesu azagaruka. Abataramanye nanje n'ababanye nanje Imana ibampera umugisha. Muzamukomeze mukurikirane indirimbo zanje n'ikiganiro nzakomeza nganira. Ibiganiro byinshi ni ibiganisha mwivuga butumwa ryanje nkora. Nakomeje mbabwira ngo chano yaje muzamwandika Aline Nyabitanga. Aline Nyabitanga haba hariho na namba zanje 07 07 98 40 66 abantu benshi hari igihe babura namba zanje bakazibaza abandi ntibazibaheze, ariko mbaye ugiye kuri YouTube ukandika amazina yanje Aline Nyabitanga uhita unkurikirana wese ibintu byose. Rero uzashaka kumbaza, uzashaka kuganira nanje, ngizi namba zanje ndazibahaye. Murakoze cyane. Uyu munsi twagize ibihe byiza cyane. Numva ko ntaramye kandi ntaramanye n'abantu benshi kwisi, kandi ntaramanye n'abera b'Imana n'abakunda kugaruka kwa Yesu Kristo. Nza numva umutima wanje ukunda Imana. Mbaciriyemo mu makeya mu nzozi narose cyangwa se yerekwa nagize uwo munsi. Iyo ndirimbo iravuga ngo Yesu niwe zirijayo, ni uzadushikanayo, kandi niwe zubajyaho, niwe muco uwamurikira. Yesu niwe zirijayo, ni uzadushikanayo, kandi niwe zubajyaho, niwe muco uhamurikira. Ubwo naririmbaga iyo ndirimbo nabonaga umuco w'Imana, nkabona ukuntu abantu babiruka bazamuka umusozi. Umuntu yirukaga nk'uwirukanka ku umurambi ariko yiruka azamuka umusozi. Wari umusozi muremure ntabasha kubabwira ukuntu umeze, ariko basiganwa barenga mu irango. Nabonaga bazamuka barenga mu irango, kabona iciciro kimwe kirarenze, kabona ikindi kiragarutse kigarukiye mu nzira kirananiwe, kabona ikindi kigeze hagati y'umusozi, kabona ikindi kiracyari ko cinuka. Nibwo nabonye uwo muntu kwamanuka arambwira ngo itorero ry'Imana rizogenda, kandi nuko itorero ry'Imana rizazamuka. Nibwo natekereje nkangutse, tekereza indirimbo ivuga ngo watakusanyika wengi, watoka mahali, watoka abazaba bavuye Australia, abazaba bavuye muri Amerika, abazaba bavuye muri Canada, abazaba bari bavuye Sweden, abazaba bavuye mu Minembwe, abazaba bavuye Imirimba, abazaba bavuye Inganji, abazaba bavuye muri Kenya, abazaba bavuye Bugande, abazaba bavuye mahali. Iyi mpande zose abera b'Imana bazahura mu gitondo kimwe, abera b'Imana bazahura umugoroba umwe, abera b'Imana ikiza kinezeza nuko tuzahura. Ibi byose tuzobisiga, twabyara twakora ubukwe tutabukora, cyangwa se twagize. Abantu benshi bazabibagirwa iyo bageze mu bisubizo. Iyo bageze mu bisubizo abantu benshi bazabumva kuko bashitse. Reka mbibuse kuko tukiri kwisi kandi titurageraho twadutunganyirizwa. Hari umuririmbyi waririmbye mu nishi aravuga ngo hata mujenge Amerika, mujenge Kampala, mujenge Rwanda, mujenge Burundi, mujenge hamutaifikisha Jerusalemu ya Mungu. Hariho umugwa w'Imana, Imana ihayirimbishiriza abera. Reka mbakangure, niba wari usinziriye, iyo umuntu asinziriye azayibwira kuko abandi basinziriye. Iyo umuntu akangutse akikuraho uburengeti ugasura kandi ukaryama, uzawibwira kuko abandi bose ariko bameze. Ariko haba hariho abari maso kandi bategereje kugaruka kwa Yesu. Umunsi umwana arataramye kandi ngo ngezeje mu rukerera, numva ko umuntu ambwira ngo nimbwira abantu ngo kesheni simameni imara katika imani. Amen. Kesheni simameni imara katika imani. Ambwira irindi jambo rivuga ngo karibu jogo itawika, karibu jogo itawika. Nukuri hari umunsi, hari igitondo mwami Yesu. Mvuze uko nabivuga, nanezerewe kubera umunezero, ariko nukubibutsa abari kure abari hafi, abazantegera n'abazanumva. Hari umunsi
hari igitondo, hari umugoroba, hari urukerera. Yesu azagaruka kujana nabi. Watakusanyika, reka nsubire muri iyo ndirimbo. Watakusanyika, watoka mahali, watoka katika shida. Tuzahurira imbere y'Uwiteka Imana. Yesu niwe zirijayo, niwe uzadushikanayo, kandi niwe zubajyaho, niwe muco wamurikira. Yesu niwe zirijayo, niwe uzadushikanayo, kandi niwe zubajyaho, niwe muco wamurikire, kandi niwe zubajyaho, niwe muco wamurikire, kandi niwe zubajyaho, niwe muco wamurikire. Nabonye imiryango yose n'indimi zose zihurira imbere y'Imana mu munota. Uko niko bizagenda. Imana ibampera umugisha, mukanguke, musubize ubwenge ku gihe, mwibuke kuko hari umunsi Yesu azagaruka. Ijuru rikarabagirana, ijuru rizarabagirana ubwiza bwose. Ijuru rizarabagirana ubwiza. Murakoze kudukurikira, murakoze abataramanye natwe, murakoze kudukurikira, kandi mukomeze muzadukurikire nubundi, kandi mbiyegereza n'abashimira kuko mukomeza mudukurikira. Imana ibampere umugisha kandi bagire neza. Murakoze.